bira ntago ngiye bikima byo byatari ngo kuba baratandukanye umwe arimo gukora dope music n'undi arakora dope music nibyo dushaka urumva mwatandukana mutatandukana n'ubundi inyuma y'amarido murahura y'abahanzi n'amajene yabo n'abagenda bajya mu magereza baraperi nibo bambere urumva ako bidakuyeho ko dufite n'aba R&B's nabo bakora amabaranya y'abaraperi cyangwa aba gospel nabo bumva bakoze amabaranya ariko iyo babivuze ntabwo babikomeye nk'abaraperi kuko abaraperi bo nyine tagaragarira ahubwo kera muri old school kuri bano bakuru bacu nibo bavuga ngo hariya ngo harimo ibirara byinshi ariko ubu ngubu ntabwo bakirimo cyane ndakeka. Yes, nongere mbakire kuri kamera zacu za Watch Entertainment TV nk'ibisanzwe nkuko mubizi ni Pride cyangwa se Pride Shema wagenda ku mbuga nkoranyambaga zanjye kuri Instagram mundi ukanyandikira mu ati uyu muntu nshaka kumunzanira cyane nakubwiye ko usibye kuba tubagiza ibiganiro byo bitandukanye dufite izindi services zigiye zitandukanye gufata amashusho amafoto kuba twategura ibitaramo kuba twabaha band kajya kuri bamukwe bwanyu ubundi bintu bikagenda neza cyane aho dukora nta handi ni hano hamwe ku Muhima hamwe n'urusengero rw'abadivu bundi ukabasha kuba watugera tukagutunganyiriza izo services zose zigiye zitandukanye tukazikugeza sasa ahangaha tukaba turi kumwe n'umuntu kabisa nkuko mubibona yifunze niba ari mu California niba ari mu Los Angeles arono uraza kutwibwira kwa kundi kwanyu ubundi utwibwire neza cyane winjira abafana bawe cyangwa se abakunzi bawe bakurikiranye kuri All Star kugira ngo babashe kuba bamenya ngo ninde turi kumwe. Yo abadayimoni banje bava ibyuyo nje mbirimo so really cool ngeze mu gakino na mikino handcuffs ku bwangu nsanga inyuma y'umusigiti agama records yo mu bitumena nicotine uturusu I rap the syrup papu nsige ku rutonde noa umenye nsibe hutoje act like you ibyo ugira je mafu omagunzi batendeka mutsiki niga nabyifu yo ni WUSU no ikintu Imane no ikintu ugiye kiri kugenda kimura cyane ndabizi yuko hari verse wakubise muri Mizwan's Cypher man Cypher yarimo Glory Majesty irimo umuntu bita Racine irimo ba Extra irimo ba Mr. Huibo the Mavericks man none se ira Cypher man undi mwahuje gute na bari abasaza kumbana ya mirongo yaratwikaga ari muri Cypher tu mwahuje gute tu ni kumurava wa Racine wagiye akoranya abahungu bose amagara Glory Majesty Glory Majesty nawe wamaye link arambwira ati nawe wateza amajye ntabwo nari nziranye na Racine ariko kubera nawe bari bamubwiye agenda areba aba dope rapper nyine mu neighborhood yaranze aravuga ati yo WUSU you can pull up nabirenze kabisa. noneho hari verse wakubise muri ira Cypher urayibuka cyangwa maze igihe ni imyaka myinshi kabisa ariko nibura rutunibuka mu ducyatu twahora nshaka rero kukubita ku buryo wari wese uri bukone akakibuka ari wita kumenya kandi nibukamo nakubitaga karavuga ngo if she is struck some soul to Lucifer ngo birandambaye kuririmba birandambiye kuga hours I don't remember fresh nago acemi igihe ira song ya mwa droppings yakubisa abantu benshi cyane abantu bakomeza no kugenda bayibasaho cyane noneho turagira ngo tugaruke no mu buzima busanzwe bwawe ujya gutangira career y'umuziki cyangwa se ujya gutangira umuziki ese ni ibintu byakuje mukuze cyangwa kuvukira umwana n'undi tuvaga ari ibintu bikurimo ntabwo byanjemo nkuze byanjemo ubundi nanjyemo kujya muri sinyafo nibwo byatangiye ariko ibyo byari rap gutyo ko waspitinga kuri mic byatangiye nyine mu wa kane segonderi ariko n'ubundi nakundaga music guhera mu wa gatandatu primaire kugeza iki gihe kuko muri troncome ho nari umudancer nkunda na basketball byatari ariko nagiye mu wa kane nahuye n'uwo bitaga Nash n'umuryango wari abasimchezo bagifite ari basement akunda gukubita beatbox bya hatari ngenda mbikunda gutyo kabisa ma first song nanayikoze ndi mu wa kane noneho turagira ngo tubwire muri songs wakubise cyangwa droppings yaba yarakwemeje cyangwa abantu bakirinze kuvuga ati ndabona none iyi song ibinkoreye cyane
yakugejeje ku gasongero ubwo kuvuga ati abantu bayakiriye cyane ari benshi cyangwa bayakira neza niyihe? Njyewe nyine kubera ubu ngubu ndacyari upcoming byatari ntabwo mbikora cyane, ariko ubu ngubu mfiteho one song kuri YouTube bita TMC bisobanura tubivane muri club. My people, you gotta share and subscribe. Mboneyeho no kubibabwira, urumva iyo ndirimbo nyine buri gihe output yayo mbona ku bantu bose nyine bayakira barambwira indirimbo iri fresh, ariko indirimbo numva ko njyewe kabisa yabinkoreye byatari n'izina mfite abantu bakavuga WUSU undi wakubise muri iyo ndirimbo bayita Favem in the booth. Ndi kumwe na Glory, ndi kumwe my brother in my honest, ndi kumwe na Sober Mind. Oh man, you gotta check out that song, irarenze kabisa. Nbo nkuko turi kuyibona cyane, hari ukuntu ukubita ko nkabona utuntu tw'utubara turi ku kaboko ntazi ngo ubundi two tuntu ni tuntu ki utwo tuntu ubundi tukuriho tusobanura iki cyadusymbolizing iki kuri wowe aho ngaho? Tatuwaje cyane zimeze fresh kabisa. Ni tatuwaje iri zina ririho kaba ari papa wanje wapfuye bamwita Fidel. Iyi ngiyi nyine akaba ari ibaba rimwe representing nyine icyiza n'iyindi umuriro. Urabizi twebwe nyine mu bantu dufitemo igice cyacu kiri cyiza n'ikibi, buri muntu wese ni icyo tatu ihagarariye. Usibye kuba wenda kubera iki abantu benshi bafite tatuwaje usanga tatuwaje imeze nka mize cyangwa se nk'inzu ndangamuco cyangwa ikintu gishobora kwibutsa amateka, kubera iki mwanya? Ariko iyo abantu babonye umuntu afite tatuwaje bamukekera ibindi, kandi mu by'ukuri wabaza wenda igisobanuro cya tatuwaje abantu bakumva yuko umuntu akumva yuko ibyo bintu nabyiza ko bifite nicyo bisobanura. Umuntu afite icyo memorizing, afite icyo umuntu yibuka. Kubera iki abantu benshi babonye umuntu afite tatuwaje bahita bavuga ati uriya muntu gangster, uriya ni muntu ni iki bakamujudginga? Usanga ari impamvu nyine ni ikibazo cy'imyumvire n'imisatsi n'iki byose nyine ni ikibazo cy'imyumvire. ukumva umuntu ngo kubera ngo afite amadrede bamufashe nk'ikirara, urumva? Kandi n'ubundi ibintu byo kogosha ni imyaduko y'abera tondezi itabaho. Ntabwo abanyafrika n'ubundi bari bafite drede. Tugarutse nyine mu mateka y'abanyafrika, abanyafrika n'ubundi batungaga imisatsi, ntabwo bari bazi ibintu byo kogosha, urumva? Bamwe n'abanyarwanda nabo baterekaga ya masunzu yabo bagakata amasunzu yabo fresh. Ariko nyine iki gihe ya ideology nyine abantu bagiye babashyiramo, urumva? Ariko muri iyi myaka birimo kugenda bihinduka, abantu bagenda basobanukirwa ko babona bafite abana babo babifite kandi si ibirara. Umuntu asigaye agira akazi afite drede, birimo kugenda neza nta kibazo. Ibyo birabaye. Haje tugaruke mu buzima bwa music. Ukitangira ukiri umwana, ese ntabwo byakugoye cyane wenda nka family cyangwa ku buryo famille yawe ishobora kuba yakugonga ikavuga ati se kuri biriya bintu uri kujyamo ntabwo tubishaka? Kuko hari nk'igihe umwana umuntu yiga ababyeyi bagashaka kuba nka minisitiri cyangwa umuganga, tuzaba dogiteri cyangwa uzaba meya, uzaba iki n'iki. Ababyeyi ntabwo bigeze nibura bagukura mu nzira y'umuziki nibura? Oya, ntabwo nyine kubera natangiye music bana manje n'ubu ne tukibana, urumva ukuntu byagenze. Mama we ari supportive, nawe wasangaga nari amasaifa, urumva, arimo kumfasha mu buntu bwa hato na hato kugira ngo ngere kuri iyo scene nyine tuba twashutinga kujya mu studio section. Yaramfashaga, ariko nyine still urabizi ababyeyi abarimo kuvuga ese ibi bintu wagiyemo ko nta musaruro mbona uri hafi meze gute. Nyine ubona ko we ntago bisobanukiwe neza, kuko urabizi music ni ikintu usaba gukora time to time. Nyuma ya 2 months ukore video, ukore iki, urumva? Kandi ubwo bushobozi buba buri big nyine kuri nkatwe, urumva? Niyo mpamvu usanga tugendamo gake. Ariko njyewe shout mama bagiye baba supportive, akavuga ariko ndumva bimeze neza, akananyumvishiriza batanti ingoma bakabikunda, wenda akaba bankiramo utuntu dukeya, ariko ntacyo nabashinje kabisa.
sasa urabizi hari abasaza bamaze bavuga ngo bakoraga old school cyavugiye cya kera hano mu Rwanda ariko nanone hari n'abandi bari muri new school. Ese ibyo bintu bibiri ushobora kubihuza gute kubona abahanzi bari muri old school na new school? Ntabahe bantu uvuga ati aba bantu kabisa abantu bankunye naba ngaba bitewe n'ubutumwa batanga cyangwa bitewe n'ibyo baririmba? Njyewe bose njyewe ari old school ari new school bose njyewe barankomye ahubwo biterwa hari abo muri old school numvaga nkumva nyine ntago bari ubundi bisaba kuba uri relevant kabisa ustickinga ku bintu byawe ku buryo ibintu urimo kuvuga urumva umuntu nyine abireba akavuga yo cyakora urimo kuvuga ibintu bigusa cyangwa ukaba uvuga ibintu ku buryo umuntu yabyisanishaho. Urumva nimba mvuga ati wa mugani nirirwa muri neighborhood n'abahungu kuri blacks twikubita n'iki urumva ubundi uzabyumva nawe uba muri ubwo buzima azabikunda muri generation. Nimba new school harimo abantu bavuga ibintu biri real ari facts urumva bavuga ibiri facts old school bo ni na benshi cyane bagiye bavuga ibintu biri facts ariko n'ubungu bidakwiye ko muri new school abaza nyine bagakepinga bakavuga utuntu bumva nyine nabo bibeshyera ariko ari nabazi ukumva muri ya new school yabo harimo realness. Like my nigga Glory, like my man, everybody out here urimo gukora ibintu biri dope. Hari byaje kuba wenda nko mu minsi ishize haje kubasaga muri music cyane cyane mu rappers bamwe bakomeye hano mu Rwanda ariko nagira ngo wenda uranabitubwiraho. Hari cyabaye cy'umuntu bita Betray ndetse na Bushido se nkaho nk'umuraperi mugenzi wabo kuba barakoze groupe kuri igakomera iyo Kenya Trap ariko nyuma tukaza kubona ejo bundi bise bitandukana cyangwa biracitse kandi ubona imbaraga bari bazanye bakubise ni twebwe igihugu cyose n'abasaza bose ni twebwe indirimbo yarihitse. Ese n'iki nk'umuraperi mugenzi wabo nicyo ubona ese ubona gutandukana kwabo byari byiza kurushaho cyangwa ubona kuba iyo bakomezanye byari kuba ari byiza kurushaho na niyo byari kongera imbaraga zabo? Musaza nawe urabizi muri new music hagiye haza amakuru menshi cyane ariko bikarangira aseparatinze kubera babona bakaba mu brokenness bwabo nako muri cyagiye bari barakubiswe aribwo imbaraga zari zihari zimeze gutyo bafatanyije ariko none amafaranga yamara kuboneka ugasanga bose bahise basplitinga baratandukanye umwe arimo gukora ibye n'undi arimo gukora ibye. Ariko ibya Bushari na Betray bari akuntu nyine baratandukanye turabibona abantu turasakuza turavuga yo Bushari na Betray batandukanye byabaye gutya ariko sometimes bari na byiza ku mazina yabo urumva iyo nkuru irakubitira hitinga nyuma none cyaje gutangaza twongeye kubabona nyuma bameze nk'abahungu barimo gukorana ubu ngubu se bameze fresh cyane kabisa cyane ubu bari kumwe nyine ubusanga ari igihe ubusanga yari na plan je biriya ntabwo nyibiha umwanya bya urumva kuri hano gutwika dushobora gukora inkuru ejo nanjye Glory Majesty kumva muri neighborhood twaserereye byatari urumva ariko ejo bundi ukazatubona muri some video dutostingana tuvuga toast to life toast to everything rero ni gutya ibintu biba bimeze biriya ntabwo ngiye bikima byo byatari ngo kuba baratandukanye umwe arimo gukora dope music n'undi arakora dope music nibyo dushaka urumva mwatandukana mutatandukana n'ubundi inyuma y'amarido murahura. Nicyo kintu n'ubundi abantu benshi bakomeza kwibazaho bavuga ngo waraperi ngo nabantu ngo usanga badahuza rimwe na rimwe ngo iyo bakoze ibintu bigatangira ku dropping ngo bahita batandukana ugasanga ngo byabaye ibindi bintu ariko men hari ikintu kigeze kuvugwa kuri P niba yagiye guperforminga ahantu bita ntari Rusizi niba ari ntabwo nibuka ahantu ariko ni mu Burengerazuba I think yuko icyo gihe yari yanze kuririmba ariko nkavuga ati ibinyamakuru ukuntu byanditse kavuga sinzi niba iyo nkuru nawe niba warayibonye igihe yanga kuririmba sinzi impamvu sinzi ikintu banditse uko yanze kuririmba impamvu ngo atabonye sinzi ibintu bari kumubeshyeraho. I think yuko ibinyamakuru nibura nta bishobora kuba byarakabije muri iriya nkuru sinzi niba uyizi iyo nkuru.
inkuru ntabwo mfata sinyizi rwose. Ushobora kuba wenda utarayumvishe ejo bundi ko ahantu yigeze kujya gukubitira ibi kibazo cyane baranashwana icyo gihe birangira tunagiye kuri stage ariko inyamakuru bigiye kwandika men byanditse ibintu bitari fresh bitari fair abantu bakavuga ati abantu bakagaruka ku myitwa bavuga ngo baraperi ngo bafite imyitwarire itari myiza ngo bafite ari comments z'abantu gutyo ese niye mpamvu abantu kubera iki bahora bagaruka ku baraperi man ko uyu muntu wese uje aririmba rap bamwakira wa muntu kubera iki ngiye nicyo nshaka kugira ngo tumenye n'abantu bakurikira bose kugira bave muri urwo rushije no kubera iki muri urwo rujijo kuno rwakavuyemo n'ubundi twagiye tubona abahanzi muri rusange atari n'abaraperi gusa yega abaraperi nibo bavuga kuko iyo urebye na statistique nyine y'abahanzi n'amajene yabo n'abagenda bajya mu magereza abaraperi nibo ba mbere urumva ariko bidakuyeho ko dufite n'aba R&B's nabo bakora amabaranya y'abaraperi cyangwa aba gospel nabo bumva bakoze amabaranya y'abaraperi ntabwo babikomeye nk'abaraperi kuko abaraperi bo nyine kubera n'ibintu rap igendera kuko rap n'ubundi related kuri street life ni culture urumva byo nta kuntu bitaba nimba bavuga abaraperi uzabasanga ahantu henshi mu bikundi mu biki urumva baboroshye kubafata nyine ukabajyana urumva kubafunga aba R&B's ni abantu akenshi usanga nyine baba mu studio atari mu studio yaciringanye n'amashuri yacinjiganye n'iki urumva ariko abaraperi ntabwo ari uko ari bose ari ibirara hari abaraperi bari chill ewan benshi cyane bafite discipline ubungubu nk'iyi generation irimo discipline nyinshi bigaragara nta muntu bitagaragarira ahubwo kera muri old school kuri bano bakuru bacu nibo bavuga ngo hariya ngo harimo ibirara byinshi ariko ubungubu ntabwo bakirimo cyane ndakeka ikintu wenda wanavugira abakurikira USHAKA entertainment ndatugana ku musozo w'ikiganiro kugira ngo unabisabire bamwe wenda baravuga ati abaraperi iki ngesha kugira ngo ubabwire nibura ijambo risa nkaho ryakwiye kubakebura tu kugira ngo bareke gufata ibintu ko bitari bareke gufata umuraperi nk'umuntu uraho umuntu dafine ari we muntu muri societe wananiranye ari umuntu muri societe wumva yuko afite imyitwarire idahwitse ngesha kugira ngo ubwire abakurikiye ikiganiro kugira ngo babashe kuva mu rujijo ni iki bakira mu buzima bwabo nibo babona umuraperi bajya mu namo nk'iki kugira ngo bari kuvuga ngo murara ngo ni iki uyu umuhanga yaravuze ngo never judge a book by its cover urumva suza ite nyine ureba umuntu we ngo uhite umutekerereza ibyo yaba akora uzabanze umwumve umurebe niba na byiza nyine ubanze gutekereza impamvu bakubwiye ibyo bintu nyine urebe nawe intumbero afite nyine ikintu aba ashaka we kukwereka urumva nyuma y'ibyo aribwo uzabona kujajinga umuntu atari n'abaraperi bonyine mu buzima busanzwe ubundi niko abantu twakabaye ntabwo uba ugomba kureba umuntu ngo uhite utangira nyine kumujajinga urumva ariko n'ubundi nibyo nubona abaraperi nubona ari abantu abavuga nyine bo bari from positive to negative ukabona rap ubundi yatangiye ari abantu bavuga nyine bahanura batanga message ariko nowadays irimo kuva from positive to negative ariko nubona ku umuraperi wastikinze ku positive uwo nguwo uzabe proud ye cyane ariko n'ubundi ubugomba kuvuga nimba umuraperi aje avuga ubu negative nta kuntu utamufata nk'ikirara kandi barahara abaraperi benshi nyine baza bameze gutyo urumva so niyo mpamvu ni kwa kundi bavuga umukobwa umwe nyine atukisha bose something like that urumva nyine nimba ari we mubare mwinshi niyo mpamvu bagiye bakadufata abaraperi bose nk'aho turi ibirara ariko ntabwo ariko byakagenza noneho ikintu nshaka kugira ngo kubwire n'abakurikira bose dushaka kumenya platforms bashobora kuba bakurikiranaho ibikorwa byawe kugira ngo ibintu bazakurikirana ibikorwa byawe nyine gatanu kandi buri uko dropinze project cyashya buri uko ufite ibikorwa bishyashya bazajya bibona nshaka ko bamenyesha platforms ubundi tukagenda tugera ku musozo w'ikiganiro Senge ubungubu nibwo ndimo kwibaka muri iki gihe nkuko nakubwiye song yanjye ubungubu nta nubwo iruzuza too much urumva iri kuri YouTube yonyine bayita TMC zina ni WUSU ahandi nkoresha kuri Facebook nizo platform zonyine ndiho ubungubu
ya noneho uri murabyumva abakurikiye Watch Star ndabizi yuko mwagenda mugafollowinga cyangwa se mugakurikirana ibikorwa byo kuri izo platforms zagiye abageza nkuko mubizi ngewe ni MC Pride cya Pride shema nk'ibisanzwe nakubwiye ngo agenda ukagenda kuri Instagram yanjye account kambwira ati umuntu turamukeneye cyangwa se turifuza iki n'iki ubundi tugakomeza atubana gatanu kandi wenda gushimira wowe wari wakurikiye World Star Entertainment kugira ngo kanda subscribe ubundi ujye muri comment utanga igitekerezo ubundi tubashe kubana gatanu kandi wowe aho wari udukurikiranye uri mu Amerika uri mu Bwongereza cyangwa se uri mu Burayi uri hano muri Afrika ndetse n'ahandi hantu henshi kwisi hagiye hatandukanye turagushimira uri mu gihugu cy'abaturanyi mu Burundi uri muri Uganda uri muri Kenya uri muri Congo ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye turagira ngo tukubwire ati Imana ikomeze ibane nawe kandi unogerwe n'ibiganiro Watch Star Entertainment igenda ikugezaho umunsi ku munsi cya gatanu kandi ubundi akaba ari ibyo ngibyo mbashimira kugira ngo Imana ikomeze ibahe umugisha. Ciao ciao.